Yorodani ngo yuzuye, no. Ibinyura hejuru nk'ibitariho, yahagera ahubwo byose bigasasa bikayibwira ngo nyuraho mwami w'abami. Kumenya ayo makuru ko Uwiteka adahemuka adatererana be, nicyo gituma bizera baguma n'ibyiringiro, bakaguma n'imbaraga n'amahoro muri bo, bakavuga toke utera ureka uzamuke umanuke, ibyo ukora byose tuzi ko hari kigiye kubaho. Rero gutegereza ibintu bisha mu gihe cy'ibigeragezo ni principe ikomeye izimaraho ibigeragezo vuba, kandi bigatuma Imana igutunguza ibintu bisha nyine utazi kuko wamaze kubitegereza. Kwizera kwakwemeje ko bihari. Bitegerezwa kuba kubera ko niko bitegereje, niko wabyizeye. Ikindi, iyo nayo Satani kubisiga kubitamayiri gakora ibintu yikanze ibigiye kukubaho, warangiza ugacika intege, warangiza ukuzura ubwoba, warangiza ugatangira guhora utegereje ikintu kibi kigiye kukubaho. Sinzi we, ariko numva intambara simusiga zirabyuka, urubyaro rura Mana yanjye, ibirere birafungwa, inda ziraziba, ariko Imana kitaziburizwamo yaramubwiye ngo haba nubwo azakuka amenyo azabyara to umwana wavuzwe w'isezerano. Icyo nkundira Imana, isezerano ryayo ntirihinduka, niyo yo kwizerwa yonyine, niyo nyizigirwa kubyivuga. Irabivuga ikabisohoza, irabivuga bikarara rwose, ikazatishobora. Araho yavuze ngo sinzaruhuka ntarabikora. Satani amenye ko ateye Isirayeli abamaramwe ubusabane n'Imana, kugeza ubwo Shitani imenye ko hari umugore ugiye kubyara umwana w'umuhungu akagarura ubusabane bw'Imana n'abantu muri Isirayeli, agasubira akagarura connection y'Imana yari yaravuyeho idaherutse kuvuga ijwi ry'Imana. Hari umwana wavutse ufite imbaraga n'amavuta yose, wisakaye amasezerano n'ubwiza bw'Imana bwose. Noneho we ntaje gucungura ubwoko nka Mose, aje gucungura amoko, isi n'isi yose. Wasundi ni Yesu Kristo, intare y'umuryango wa Yuda, n'igishitsi ca Dawidi, uwanesheje, wavukanye kunesha kandi ngo azahora anesha. Yarabivukanye rwose. Bimenyekanye gusa ko yahageze, agiye kuvuka, itegeko rirasinywa ngo imyaka 2 kugeza ku warayavutse tosha mu mareho. Ndavuga impamvu z'ibigeragezo, ndavuga impamvu z'ibigeragezo, impamvu z'ibigeragezo. Kubera iki ibigeragezo biza? Kubera iki? Birashaka iki? Biradushaka iki? Icyo Satani abishakaho ni igiki? Icyo Imana yibishakamo ni igiki? Reka uyu munsi ari ibyo tunyuramo. Zaburi ya 34 umurongo wa 20 murawuzi kabisa. Haravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Ni byinshi, ariko Uwiteka abasha kubimukiza byose. Hanyuma Paulo yandikira Abakorinto arababwira ngo nta kigeragezo kibasha kugerageza umuntu kitari rusange mu bantu. Aravuga ngo kandi hamwe n'ibibagerageza byose ngo Imana izabacira icanzu.
nta kigeragezo kitari rusange mu bantu, nta nyiraco wenyine ubaho, nta kigeragezo ca wowe kitari ic'ubundi. Ibigeragezo ni rusange mu bantu, ariko aravuga ngo hamwe n'ibibagerageza Imana yacu haleluya, Imana yacu, Imana yacu izabacira icanzu. Ibigeragezo binyura mu majyepfo, Uwiteka agafukura inzira, agatobora inzira iburasirazuba. Bituruka ibumoso, Uwiteka agatobora amayira iburyo. Binyura ikuzimu, Uwiteka agatobora amayira hejuru mu kirere, kugira ngo atabare abana be, ubwoko bwe, abamwizera. Nta kigeragezo kitari rusange. Ibigeragezo byahozeho no muri bya bihe by'abakurambere, amarage aboneka abagabo barinze kwizera. Yes, yes. Hamwe n'ibibagerageza, Uwiteka azabacira icanzu. Pamoja na hayo Bwana atatenda. Hamwe n'ibyo byose Uwiteka hari icyo azakora. Abariho Dawudi avuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi byinshi byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Uwiteka mukiza muri byose. Arinda amagufwa ye yose, nta na rimwe rivunika. Akaba ari bavuze kuri Kristo, akomvuze gasoza. Ku buhanuzi kwari uko umukiranutsi arindwa n'amagufwa ye, ntagire na rimwe rivunika, bihereye kuri Kristo. Cyo gituma bakoze ibyo bakora byose, ariko nta gufwa rye ryavunitse. Impamvu ya mbere y'ibigeragezo, igihe cyose uzabona Satani ahagurukije imiraba, ahagurukije imiyaga, ahagurukije amapepo, ahagurukije ibisiga, ahagurukije ibiki, ukabona ko abihagurukije asaze, icyo gihe uzahita umenya ko mu isi y'umwuka hari ibintu biri byacuriweyo, hari ibintu ijuru riri, hari ibintu birese bimaze kureta mu ijuru, bishaka kurekurwa, bishaka koherezwa, bishaka gutangwa, bishakwa kumanuka. Igihe cyose umwami yashatse kwibuka abantu be ngo abakoremo ibintu bikomeye, abaremera amateka akomeye, isi y'umwijima ihinda umushitsi, irabimenya uburemere bw'isezerano butuma isi y'umwijima ibyumva, igatangira kwikanga, kandi ba nyirayo ikababonaho feva y'Imana iremereye. Cya kabiri, ikabonaho ibimenyetso bidasanzwe by'ibinyembaraga, bigatuma we ahita ahaguruka avuga ngo sinzi kigiye kuvuka kwa naka, ariko kiraremereye, kirakomeye, kuko cyahagurukije Imana gukora. Irahagaze kubwe, ndamubona mu maso yayo, hari ikintu kigiye kubaho. Isi y'umwijima rero igahaguruka, igasakuza, ikabomborana, ikajwigira, igatambamira, igatega mu mayira,
igakora ibishoboka byose ngo irebe ko yarwanya isezerano ryatanzwe rigiye kubaho ku bana b'Imana. Nta muntu n'umwe mu babayeho Imana yagize ikivugaho cyangwa Imana yagize icyo ikoraho ngo kibagereho hatabayeho intambara simusiga mu isi y'umwijima irwanya ikigiye kubaho. Gitangaza, hari igihe ba nyirabyo benshi abataza aya mahame bata umutwe, bakuzura ubwoba, amaganya, induru, imiborogo, bakashoberwa n'ibibabayeho, hanyuma bagatakaza ibyiringiro kuko ntibazi ibigiye kuba. Ariko abazi isi y'umwuka neza imikorere, habe nubwo nta Mana yamubwiye, habe nubwo nta bimenyetso yabonye. Haleluya, haleluya. Nubwo ntabyo yabonye, iyo abonye gusa sinye zo guterwa, intambara hirya no hino, blokaje zirasaze, imisozi yategamye, Mana yanjye, isuri yazutse. Abazi neza amakuru n'imiterere y'intambara z'umwuka bahita bamenya ko hari ikintu kigiye kubaho ku buzima bwabo kidasanzwe, gitumye isi y'umwijima ibadutse ihagurutse. Kuko yaretse abandi bagabo n'abandi bagore akaba ari igihagurukiye, ubu bigenze gute? Yamenye ko hari ibintu bisha bigiye kukubaho bitari biriho, kandi ibyo bikubaho si ibyawe gusa, nuko ibona ko bizaba imbarutso, igisubizo, ubuhamya ku bantu benshi, bigatuma isi y'umwijima yitambika mu buryo bwose bushoboka. Ababizi rero bahita bavuga ngo ke urwane, ureke, uhaguruke, wicare, utembagare, usakuze, nzi ko hari ibyo wikanze bigiye kubaho, kandi kinezeza ni kimwe. Nuko babiririmbye ngo Yesu umukiza nyitawe. Ikinezeza ni kimwe gituma tudacika intege, ibyiringiro bikagumamo. Nuko duhita tumubwira ngo ico tuzi ico ni kimwe, nuko iyo abivuze ari iyo kwizerwa, itajya yivuguruza ngo yisubireho, itajya isubizwa inyuma n'abagabo n'abagore, itajya ikangwa n'imiraba n'inyanja zazukutse, itazitinya Yorodani ngo yuzuye. No, ibinyura hejuru nk'ibitariho, yahagera ahubwo byose bigasasa, bikayibwira ngo nyuraho mwami w'abami. Kumenya ayo makuru ko Uwiteka adahemuka adaterera nabe, nicyo gituma bizera baguma n'ibyiringiro, bakaguma n'imbaraga n'amahoro muri bo, bakavuga toke utera, ureka, uzamuke, umanuke, ibyo ukora byose tuzi ko hari kigiye kubaho. Rero gutegereza ibintu bisha mu gihe cy'ibigeragezo ni prinsipe ikomeye izimaraho ibigeragezo vuba, kandi bigatuma Imana igutunguza ibintu bisha nyine utazi kuko wamaze kubitegereza. Kwizera kwakwemeje ko bihari. Bitegerezwa kuba kubera ko niko bitegereje, niko wabyizeye. Ikindi, iyo nayo Satani kubisiga kubita amayiri gakora ibintu yikanze ibigiye kukubaho, warangiza ugacika intege, warangiza ukuzura ubwoba, warangiza ugatangira guhora utegereje ikintu kibi kigiye kukubaho. Sinzi we, ariko numva bitagize gute, bigize gute bene ibyo. Aha, Shitani nayo ikora ibishoboka byose kugeza igejejeho ibibi bingana n'urwego rw'uko wabitegereje, bingana n'urwego rw'uko wabyatuye, bingana n'urwego rw'uko wabitinye. Abanyumva nibavuge ngo haleluya, 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 amen, haleluya. Reka gucika intege, reka no kwiheba, no kurambirwa n'iminsi yo kubabazwa, mu gihe bavuga ko bitagishobotse, ubwo nibwo Imana ivuga.
Imana ndihutira ho tinacererwa kora ku mwanya wayo igasubiza hageze. Imana ndihutira ho tinacererwa ikora ku mwanya wayo igasubiza. Icya kabiri gituma ibigeragezo bibaho, icya kabiri gituma ibigeragezo biza. Yes. Satana binyuma y'ibigeragezo ku rwego rukomeye, ashaka kubibyaza umusaruro wo gukoroganisha umuntu n'Imana. Intego ya kabiri y'ibigeragezo. Impamvu ya mbere navuze ko nuko biza habaho guterwa, habaho ibintu n'ibindi bitewe no kwikanga ibihambaye Uwiteka agiye gusohoza ku bantu be. Umwanzi yabura uko abigenza, agasaza imigeri atega mu mayira n'ibindi. Icya kabiri, Satana kubita ibigeragezo ashaka gukoroganisha abantu n'Imana yabo. Nimba sekura, nimba babaza, nimba hota, nimba mbura amahirwe, nimba tera kurwara, nimba cogoza mu nzira n'ibindi, nimba rasa imyambi, baratangira kugwa mu gikombe c'ishidikanyamana. Kandi icyo gikombe c'ishidikanyamana nico benshi bagwamo bavuye ku musozi w'ibyiringiro. Umuntu yagwa mu gikombe c'ishidikanyamana aho agatangira rero kwibaza ku Mana. Bamwe bakagerageza bavuga nshobora kuba naranibeshe itabaho. Abandi bati nshobora kuba nariringiye ibitari byo. Abandi bati ntabwo ntinyitayeho. Niho benshi bagiye bagera bakagwa mu mitego yo kugera ubwo batangira gushwana n'Imana, gutuka Imana, hakabazukamwo n'amajwi ababwira ngo nimuyituke ntayiriho. Benshi rero bagakora icyaha cyo kurogota ku Mana yabo. Impamvu ya kabiri ikomeye, Satani arashaka gusa gukoroganisha abantu n'Imana yabo. Abemeze ko itabazi, abemeze ko itabaho, abemeze ko itabitayeho nimba inabaho, abemeze ko ntaco biyibwiye ibyabo. Nibageraho barahita bagwa mu gikombe c'ishidikanyamana. Byo ni ibintu bikomeye, benshi barahageze bakagera ubwo bamaze. Iyo ugeze mu gikombe c'ishidikanyamana niho abantu bajya bumvira amajwi ababwira ngo nimuyituke, bakayituka. Abandi nimuyiveho, bakayivaho. Abandi nimuhindukire rwose ntacibamariye, bagahindukira bitewe nuko baguye mu gikombe c'ishidikanyamana, nta byiringiro bagafite. Byararangiye, byararangiye, byararangiye. Ngiyi impamvu ya kabiri ikomeye ituma ibigeragezo benshi bahura nabyo. Impamvu ya gatatu yo kugeragezwa iva ku Mana ishobora byose. Iyo ishaka kureba ko abayivuga n'abayisenga bayikunda, hari igihe igera igihe nabivuzeho ejo ngire ngo ikagera igihe rwose igasa n'ibataye, igasa n'ibaretse. Ndebe urukundo bankunda, ndebe kwizera banyizera, ndebe ibyiringiro byabo ko byamaze gushikama. Babimanuye nk'inanga yo muri bato, bayishinga hasi, baravuga ngo
muri Kiswahili bavuze ngo na kwa imani nikisimama adui watakimbia, nayo mawazo ya giza tupu, na kaa humo nina starehe, ni heri sana milele. Niba utarubizi ibi bitatu gusa, inkomoko y'ibigerageza ibi bitatu gusa. Ibikwemeza neza ko iyo Imana yateguye ibintu bihambaye, umwanzi nawe ategura intambara zikomeye. Igihe cyose uzabona intambara, zutegereza ikintu gisha kigiye kubaho, kidasanzwe kigiye kukubaho, kidasanzwe kigiye kuba iwanyu, kidasanzwe. Ugiye muri Bibiliya, reka mvuga aba bantu murebe ibitangaza byabayeho. Satani amenye gusa ko Sara ari ugiye kubyara umwana w'amasezerano uzaba ishanga ryera riramya Imana mu isi, riyiserukira, rigereranywa n'itsinda ry'abamarayika, ari bo bwoko bw'Imana buvuye muri Sara. Byabaye ngombwa kirwana intambara zose zishoboka gufunga urubyaro rwa Sara ngo rutazabaho, inshoreke zikabyara sans programme, sans problème, zihita zibyara ibintu giturumbuka gusa. Ariko umudamu ugiye kubyara umwana w'isezerano uzaba igitangaza mu isi. Intambara simusiga zirabyuka, urubyaro rura Mana yanjye, ibirere birafungwa, inda ziraziba. Ariko Imana kitaziburizwamo, yaramubwiye ngo haba nubwo azakuka amenyo azabyara to umwana wavuzwe w'isezerano. Icyo nkundira Imana, isezerano ryayo ntirihinduka, niyo yo kwizerwa yonyine, niyo nyizigirwa kubyivuga. Irabivuga ikabisohoza, irabivuga bikarara rwose, ikazatishobora. Araho yavuze ngo sinzaruhuka ntarabikora. Satani amenye ko ateye Isirayeli abamaramwe ubusabane n'Imana, kugeza ubwo Shitani menye ko hari umugore ugiye kubyara umwana w'umuhungu akagarura ubusabane bw'Imana n'abantu muri Isirayeli, agasubira akagarura connection y'Imana yari yaravuyeho idaherutse kuvuga. Ijwi ry'Imana n'ijambo ryayo byari ingume, byatumye habiki inda z'abagore b'abanebwe bose babyaye Mana ya abakenewe n'abadakenewe. Ariko Hana birananirana rwose, ikibazo kibi kibazo. Kubera iki? Niwe wenyine ugiye kubyara umwana ugarukana connection y'Imana mu rusengero, akagarura connection y'Imana mu gihugu, ijwi ry'Imana rigashaka kumvikana mu bantu. Satani yareka kurwana ite ibona uje gusenya systeme zose satanike zamaze kubakwa muri Isirayeli. Yaruye umwana wenyine gusa, usigariweho ibyiringiro gusa. Byabaye ngombwa kwiyinda ifungwa, intambara zikomera. Ariko uyu mugore aravuga ati ndabizi impamvu ndi kurwanwa gutya, hari ikintu gikomeye kizamvamo, hari ikintu gikomeye kizamvamo. Ntiyigeze ahindukira kugeza Samweli ahageze. Izo ntambara, ahantu ubona intambara zawe zigukomeranye, aho niho hari irembo ry'ibikomeye biva ku buzima bwawe. Kuko umwanzi itekage arwanira ahari irembo
rikomeye ririmo gukomera kwawe rihishe mu icyubahiro c'Imana ririmo umugambi wo kuzahindura benshi aho araharwanira rwose. Satani amaze kugira Isirayeli yose, urubyaro rwa Aburahamu rwose yararuhinduye aba esclave, imbata akoresha ijoro n'amanywa, yica rubi uko ashatse, abamaramwo ibyiringiro, abamaramwo icyizere, abamaramwo connection, abahindura imbohe n'imbata ziraho zidafite icyo zimarira, ngo abone ko hari umugore, amenye ko hari umugore ugiye kubyara umwana uzagarura agaciro ka Bisirayeli, uzagarura imbaraga z'Abayuda, uzagarura umugambi w'Imana muri ubu bwoko, uzakubita hasi systeme satanique. Mana yanjye, imbaraga zose zifite inkomoko kwa Nimurodi, bimenye ko uyu mwana agiye kuvuka, nicyo gihe cyonyine mu mateka y'isi hasohowe communique na dekere irasinywa, abana bose b'abahungu bicwe mu bashimitwe, mu ivuka ryabo ntibakabeho, ntituzi ko igiye kuvuka muri bo, kubera ko indi myaka yose bitari byarabaye, ariko itegeko rigasohoka ari uko nyina wa Mose yasamye inda atwite. Farawo yasinye nyina wa Mose atwite inda deja yifite, kuko batari barasinye mbere y'abandi bose bavutse. Umwana udasanzwe yaragiye kuza, umunyembaraga yaragiye kuza. Isirayeli yari igiye kubona incungu. Mana yanjye, umuriberateri uzababohora, agacagagura ingoyi zose akabasubiza agaciro, byaba na ngombwa n'igihugu kikabaho. Isi y'umwijima ireka guhaguruka se, yahagurukanye n'ibiti n'amabuye, banyura mu midugudu n'amakaritiye yose, mu bishe ku rwego rukomeye, ariko Imana yacu itagibura uko ibigenza, itanga imbaraga mu bagore b'Abaheburayo kubyara automatique, nta baganga barigera bagoraho, nta mugore w'Umuyuda wari ugikorwaho n'umuganga n'ababyaza. Automatique, ibise birakubita umwana akaba aravutse, bakaja kwitera hejuru umwana ari hariya. Ntibyari byemewe ko bica uwamaze kuba yavutse yaryamishijwe ku gatanda k'abana, ntibyemewe. Basinyiye gusa abavuka bataragera hasi. Imana ati cyo nacyo ndiyaranja ndabikora. Umwanzi afunga amayira akora ibyo akora byose, ariko iby'Imana yakuvuzeho ntibizabura aho binyura. Ugiye guhabwa imbaraga zo kubigeraho mu buryo buri automatique, bazajya basanga byarahabaye bitagifite igaruriro. Ibyawe ijuru ryavuze, bazasanga byaruzuye bitagifite igaruriro, biri ahagaragara, biri ku misozi yose biriho. Bitewe n'iki? Uwiteka imbaraga ze n'umwete we niwe uzabisohoza. Yakira uvuge haleluya, haleluya, bikubeho mu izina rya Yesu. Habwa imbaraga z'uko ibyawe biba biza mu buryo buri automatique, nta wabyitanga, nta n'uwaba akirwanye, basanga byaragezeyo iyo bijya. Satani amenye ko hari umwana wavutse ufite imbaraga n'amavuta yose, wisakaye amasezerano n'ubwiza bw'Imana bwose,
noneho we ntaje gucungura ubwoko nka Mose, aje gucungura amoko, isi n'isi yose. Uwo sundi ni Yesu Kristo, intare y'umuryango wa Yuda n'igishitsi ca Dawidi, uwanesheje, wavukanye kunesha kandi ngo azahora anesha. Yarabivukanye rwose. Bimenyekanye gusa ko yahageze, agiye kuvuka. Itegeko rirasinywa ngo imyaka 2 kugeza ku warayavutse tosha mu mareho, kugira ngo Yesu barebe ko yakurwaho. Gitangaza niki, bagiye kwitera hejuru basanga Kristo yaravutse, byararangiye, ahubwo ni yari ntawe bashaka kumenya, kuko igitinyiro cy'Uwiteka cyari kimuriho ngo imutwikire imuhishe. Izaguhisha mu mababa yayo, izakwimana mu mbaraga z'abaguhiga, izakunyuza mu mayira atazwi, izasohoza inama zayo zose ku buzima bwawe, kuko ari Imana izi byose idahishwa. Kwikanga igitangaza cyavutse, Herode yasavuga toke muze igihugu cyose ukwezi kumwe, ku myaka 2 ntiyongere kuboneka umwana n'umwe. Ariko aracyariho kugeza n'uyu munsi wa none, arahari ni Yesu Kristo. Tako batagize ariko ntaco bashoboye, kubera ko yariho imbaraga n'ubudahangarwa bw'amasezerano. Ntawe ari kubasha kugira icyo amutwara, arahari ni muzima, ari iburyo bwa Data niwe uturwanirira. Ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Ndebera ibyabaye kuri Yosefu, umwana ufite amasezerano ajojoba nk'amazi, ariko nta kwimbaraga z'umwijima zitagize ngo zimuhitane. Ariko Yosefu ntaco yigeze aba. Isezerano ubundi ririnda umuntu, riraguproteja ryonyine rigira uburinzi bwo kurinda umuntu. Bacukuye ibyobo bazagucukurira ibyobo, bazongera babisibe, bazafunga amayira, bazongera bayafungure, kubera ko bazamenya ko uriho imbaraga zidafungirana. Ibyakubayeho n'ibyagutezwe yaba byari bishoboye, tubukiriho baribagiranye, ariko dore uriho kugeza n'uyu munsi. Uwiteka yarahabaye, nyiribihe yarabikoze, niyo Mana yonyine. Yes. Kubera Yobu ariwe wari umukiranutsi wenyine wari usigaye muri Uri Abakaludaya, cyangwa se mu gihugu cya Usi, wenyine gusa niwe wahuye n'ibintu bikomeye, kubera ko Bibiliya ivuga ngo niwe wari amaboko y'ibirema, amaguru y'ibirema, ngo amaso y'abatareba. Niwe wahuye n'ibigeragezo bikomeye muri icyo gihe, ariko Uwiteka bimukiza byose. Yosefu yabikijijwe byose, Yobu yabikize byose, Yeremiya yabikize byose, Yesaya yabikize byose, Daniyeli yabikize byose. Debora yabikize byose, Gideyoni yabikize byose. Iyandikeho nawe ugiye kubikira byose, nanjye nzabikira byose, nawe azabigukiza byose. Niryo sezerano, niko byanditse. Ni byinshi yego, ariko Uwiteka bimukiza byose. Ndavuze ngo byose azabigukiza. Ibyo ureba nyine ibyo arabigukiza, ibyo wumva arabishoboye. Ibigucanganyika arabishoboye, ibikomeye azabyorosha.
kubera ko ari Imana itananirwa itivuguruza, iri inyuma y'ijambo ryanjye risohoze, tirizagenda ubusa, ico yavuze no gukora izagikora. Ni byinshi yego, ariko Uwiteka mukiza muri byose, impamvu zabyo nazivuze. Hagarara ushikame ku byo wizeye. Ibigeragezo ni byiza, nubona kuranyura mu bigeragezo sekuse zabaye nyinshi, uzahagarara uvuge ngo reka nihagarariye ndebe igitangaza kigiye kuvuka. Wasi y'umwijima we, namaze kumenya ko hari ibyo wikanze, uramfashije kumenya ko hari ibyo Uwiteka yaremye agiye gukora ku buzima bwanjye, kuko ntuzurwanira ubusa, urwana hari ibihari. Satani ntajya arwanya ubusa, arwanya ibyazi biriho cange byaremwe bigiye kubaho. Tugiye gusenga, tubwira umwami ngo adukize muri byose. Arabishoboye, arabishoboye pepepepepe, kuturokora arabishoboye, kudukiza arabishoboye. Ntazaduhana, ntazadutererana, ntiyaduta, ntiyaturangarana, ntiyadukuraho amaso. Reka dusengane nawe, tubwire Uwiteka ngo nabidukize byose. Umwanzi ntaca twishima hejuru, ntaca dukanga, tuzi ko ibyo tunyuramo byose biratwishurira ko hari bigiye kubaho.